myaka 33 y'amavuko amaze ku isi 14 ayimaze ari icyamamare guhera muri 2011 ubwo yagaragaraga bwa mbere mu mashuri y'indirimbo buhoro buhoro cy'umuhanzi King James nk'umukobwa w'ikimero witabajwe mu kumvikanisha ubutumwa bwari bukubiye muri iyo ndirimbo. Ubudakeye kabiri imbuga nkoranyambaga zari zicyaduka mu Rwanda yarazifatiranye maze ahita afungura account ku rubuga rwa Instagram atangira ashyiraho amafoto n'amashusho bye byarataga kandi n'ubu bikirata ikimero n'ubwiza bwe bwahuruje abanyarwanda n'abanyamahanga by'umwihariko abo badahuje igitsina. Iyo ukoze urutonde rw'abanyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram utungurwa no gusanga nyuma y'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame ukurikirwa n'abarenga miliyoni 1,400,000 Mbabazi Shadia wamamaye nka Shadibu ari umugwa mu intege n'abarenga miliyoni 1,200,000. Gusa uyu mwanya wa kabiri asiga wuhanganiye n'umuhanzi Bruce Melody nawe wamaze kuzuza abamukurikirana barenga miliyoni 1,200,000 muri 2025. Umunyarwanda wavuze ko ukene ufite itungo rikakugoboka ntabwo yabeke kuko ubwiza bwa Shadibu ariyo ntwari iruta izindi afite n'ubwo kwishingikirizaho bitagira uburambe bw'igihe kirekire. Uwavuga ko ubwiza bwe bwamukuyeho umwami yakuye busiketi ntiyaba agiye kure y'ukuri kuko iyo butaba bwo wenda Shadibu twamenye kuri izi mbuga nkoranyambaga mu Rwanda yari kubazwi n'abaturanyi bebe nabwo bakiya mubona mu turimo tw'amaboko. Kuva muri 2016 akimara gutandukana n'uwahoze ari umugabo we Meddy Saleh babyaranye abana babiri b'abakobwa. Shadibu yadukaye igitekerezo gishya cyamuhinduye icyamamare muri Afurika cyo gukoresha uburyo bwose kugira ngo avugwe mu rukundo n'ibyamamare by'umwihariko ibyo ku mugabane wa Afurika. Abifashijwemo n'uburanga bwe icyari igitekerezo cyahindutse impamo maze atangira kugirana umubano wihariye n'ibyamamare mpuzamahanga guhera mu 2017. Mu kiganiro cyacu cya none rero tugiye kurebera hamwe ibyamamare 6 byigeze kwiyegurira uyu munyarwandakazi w'uburanga ariko rimwe bikarangirira mu gitanda mu gihe ari nabo byarangiriye mu magambo gusa. Hari abavuga ko uyu munyarwandakazi uhagarariye abeza ku mbuga nkoranyambaga ariho wakoraga ibishoboka byose ngo ibyo byamamare mpuzamahanga bikumukunde, ariko kandi nabo bakemeza ko ibyo byamamare byo byabaga byashotoye uyu munyarwandakazi usanzwe ari umubyeyi w'abana babiri. Muri iki kiganiro turarebera hamwe intangiriro n'amaherezo by'umubano wihariye Shadibu yagiranye n'aba bagabo b'ibyamamare batari Meddy Saleh ufatwa nk'umugabo we banabyaranye abana babiri b'abakobwa ariko nyuma bakaza gutandukana muri 2016. Wageze kuri Bidani Drill kandi icyo gukora urakizi, kanda subscribe. Ikaze rero mu isi y'ibyamamare aho ubuzima bw'abamamaye urabusobanukirwa bwose. Nitwa Bizimana Dani, munyemerere mbanze nsome ku mazi. Ku mwanya wa 6 turahasanga urw'agahararo Shadibu yakundanye n'umuhanzi Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania, rukanasiga Shadibu asebeye muri iki gihugu kubera kuvuga icyongereza gipfuye. Ubundi umubano w'aba bombi watangiye kunugwanugwa n'uyu muhanzi Diamond ubwo yataramiraga Kigali bwa mbere tariki ya 2 Mutarama 2015 mu birori bya East African Party. Nyuma y'iki gitaramo rero uyu muhanzi wazanye n'umukunzi we mushya Zari Hassan bari bahararanye muri iyo minsi bageze i Kigali asa n'umwiyatse ajya kwirebera umunyarwandakazi Shadibu. Ibi byashimangiwe n'amafoto agaragaza Diamond ari kumwe na Shadibu bombi barahagaragara nko mu rwambariro cyangwa se mu cyumba mu ibanga rikomeye. Umubano wabo warakurikiye maze bigeze mu 2017 bitangira gukwira hose ko Diamond ari mu rukundo n'umunyarwandakazi Shadibu. Iyo nkuru yari itangiye kwamamara yashingiraga ku kuba uyu mukobwa yari ari mu batumiwe mu birori byo kwizihiza isabukuru y'umuhanzi wari wujuje imyaka 29 yabaye itarimo Zari The Boss bambanaga mu nzu imwe nk'umugabo n'umugore. Gusa na mbere yaho gato hari andi makuru yavugaga ko n'igihe Diamond yari ari mu Rwanda muri Nyakanga 2017 we na Shadibu bongeye guhurira i Nyamata mu gitaramo, nubwo ngo icyo gihe batamaranye umwanya kubera igihe gito uyu muhanzi yari afite. Kuvugwa cyane hagati y'aba bombi bishyakajije umurego mu ntangiriro z'2018 ubwo Diamond yazaga mu Rwanda mu bikorwa bijyanye n'akazi ke k'ubuhanzi. Icyo gihe bamwe basanishije iby'urugendo rwa Diamond no kuza i Kigali kwirebera Shadibu.
hanyuma akayobya uburari akavuga ko aje kurambagiza inzu mu mujyi wa Kigali. Iby'umubano wa Shaddy Boo na Diamond Platnumz byongeye gushimangirwa muri Nzeri 2018 ubwo Shaddy Boo yatumirwaga na Diamond muri Tanzania kuyobora irushanwa uyu muhanzi yari yateguye kubyina indirimbo Kibebe, ariko nyuma bombi bagatera utwatsi byavugaga ko bari mu rukundo, ahubwo bakemeza ko ari ubucuti busanzwe bityo ko ntabirenze. Icyo gihe Shaddy Boo udatana n'udushya akiri mu gihugu cya Tanzania yagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kurya indimi abajijwe ikibazo mu rurimi rw'icyongereza. Icyo gihe mu kiganiro n'abanyamakuru Shaddy Boo yabajijwe icyo abona abaturage bo muri Tanzania batandukaniyeho n'abo mu Rwanda. Undi nawe mu gusubiza araterura ati abaturage b'inaha ni amajyambere kurusha abo mu gihugu cyacu. Mu cyongereza cye gipfuye yarateruye ati here Tanzania people are so development more than our country. Iyi nkuru ikimara kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga bamwe batangiye kumutaramiraho banavuga ko Imana itaguha ubwiza n'ikibuno nk'ibye ngo ugire ubuhanga mu kuvuga indimi. Mu kwinigura kuba muninyeze, Shaddy Boo yavuze ko asanzwe amenyere kwivugira Igifaransa bityo ko iby'icyongereza bidakwiriye gutuma abantu bamuturanga. Guhera mu ntangiriro za 2019 iby'urukundo rwa Diamond na Shaddy Boo byagiye nka za hene ntihagira uwongera kubigarukaho, maze inkuru y'urukundo rwabo n'agahararo irangira ityo. Ku mwanya wa 5 turasanga urukundo rwa Shaddy Boo n'umuhanzi w'umunya Nigeria Davido wamukunze amama ariko nyamukobwa wakabyamamariramo. Mu ntangiriro za Werurwe 2018 Shaddy Boo usanzwe ategetse imbuga nkoranyambaga yavuzweho cyane biturutse ku mubano wihariye wari uri hagati ye na Davido wari uri Kigali mu Rwanda. Icyo gihe Davido yanerekanye ko yakunze Shaddy Boo biciye mu mafoto yarebye ahereye ku yo Shaddy Boo yapostinze muri Mutarama 2018 kugeza ku yo yaherukaga gusangiza abamukurikira ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Instagram. Kuri Instagram hariyo yashyizeho agashushanyo kazwi nka emoji gafite udutima ku maso, maze nyamukobwa nawe amwereka ko yanyuzwe ashyiraho akafite umutima umwe n'undi mutima umwe munini utukura ku ruhande. Icyo gihe abantu bamwe bahise batangira kuvuga ko Davido na Shaddy Boo baba baragiranye ibihe byiza bikagira naho baryamana ubwo uyu muhanzi yari i Kigali mu Rwanda. Gusa nyuma Shaddy Boo yaje kuvuga ko abihakana, yemeza ko bahujwe n'icyo yahaye inyito yo kuryoshya nubwo hari ababifashe nko kuyobya uburari, ibo bakemeza ko iby'urukundo rwabo byarangiriye mu gitanda. Ku mwanya wa 4 turahasanga inkuru z'urukundo rwari rugamije kwihimura. Shaddy Boo yakundanye n'umuhanzi w'umutanzania Omdimpozi rwakoze ababaza mugenzi we Diamond muri 2019. Mu mpera za 2018 nibwo umubano w'umuhanzi Diamond na Shaddy Boo watangiye kuzamo agatotsi. Icyo gihe umuhanzi mugenzi we bari bahanganiye guhirika umuziki wa Tanzania Omdimpozi yahise amukura mu ngata, ariko abikora mu rwego rwo kwihimura atangira kugirana umubano wihariye na Shaddy Boo wari uherutse kuvugwa mu rukundo na Diamond. Mu ntangiriro za 2019 ku mbuga nkoranyambaga batunguwe no kubona Bambazi Shaddy wamamaye nka Shaddy Boo ari kubyinana n'umuhanzi Omdimpozi, umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cya Tanzania. Rero nyuma yo kubona aba bombi bakaraga umubyimba, benshi bahise bavuga ko Omdimpozi wamaze yarembye yaba yaramaze koroherwa ari nako akora mu jisho mugenzi we wari usanzwe ufitanye ubucuti bwihariye n'umunyarwandakazi. Mu ndirimbo aba bombi bagaragaye babyina ni yitwa You Are The Best, iri mu zo Dimpozi yaramaze iminsi ashyize hanze nyuma y'uko avuye mu bitaro. Mu butumwa Omdimpozi yashyize hanze mu kwa 3 tariki 19 Gicurasi 2019 yashimiye Shaddy Boo wamufashije kubyina iyi ndirimbo. Mu magambo ye yagize ati uwo tubyinana ni igitangaza, gusangira ikibazo ndacyarwaye bavandimwe. Ashyiraho hashtag sinaryama ntatangije iyi challenge. Wabyina wowe ubwawe cyangwa ugashaka undi mubyinana? Njye wowe wanjye ni Shaddy Boo, wowe ninde mubyinana? Ndibutangaza ibihembo vuba aha. Nyuma y'aya mashusho yerekanaga aba bombi bari kugirana ibihe byiza, bamwe babifashe nko kugira ngo Omdimpozi akure mu jisho we mugenzi we Diamond, na cyane ko ari wo muhanzi wenyine wari ufite agahigo ko kuvuga mu rukundo n'uyu munyarwandakazi w'uburanga. Gusa nyuma y'ishyirwa hanze ry'aya mashusho nta nkuru yo kuvuga ku mubano wabo yongeye kuvuga ahagaragara. Ibyatumye bamwe bemeza ko umubano wabo
waba wararangiriye mu gitanda gusa. Ku mwanya wa gatatu turasanga urukundo rwa Shaddy Boo n'umusore w'umunyarwanda ariko wibera mu gihugu cya Kenya, Manzi Jano. Batandukanye imyiteguro y'ubukwe irimbanyije. Iby'urukundo rwa Shaddy Boo na Manzi Jano byamenyekanye mu ijoro ryo ku itariki 8 Werurwe 2022 ubwo hajyaga hanze amashusho bari kubyinana ingwatira ndetse bakananyuzamo bakasomana. Icyo gihe hari amakuru yavugaga ko Shaddy Boo yari amaze iminsi atembera mu gihugu cya Kenya ari kumwe n'uyu musore wari usanzwe uzwi n'abaki mu ruhando rw'imyidagaduro y'u Rwanda. Shaddy Boo wari usanzwe ari icyatwa ku mbuga nkoranyambaga yahise ajya ku rukuta rwe rwa X maze ashyiraho ifoto ari kumwe n'uyu musore Manzi Jano. Bari bararanye maze ashimangira ko anyuzwe n'urukundo. Mu magambo ye yagize ati, hari igihe utera indirimbo y'urukundo bikarangira ubonye uwo muyibyinana. Kuva icyo gihe urukundo rwabo rwaragurumanye maze buri umwe yiyemeza gukurikira mugenzi we ku rubuga rwa Instagram. Binarenga imipaka bigera ku rwego Shaddy Boo atumirwa gusya gusura umuryango wa sebukwe. Iby'iyi kinamico y'uyu musore na Shaddy Boo uhorana udushya twinshi yamaze umwaka ikinwa ariko bigeze mu mpera z'umwaka wa 2023 ishyirwaho n'akadomo no gutandukana kwakurikiwe no gukora unfollow cyangwa se guhagarika gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikinamico y'urukundo rwa Shaddy Boo na producer yewe wamuririyeho firingi ariko bikarangira Nyamuhunga mwambuye miliyoni 6 z'amafaranga yo mu Rwanda yari yamwemereye ngo bakundane mu rwego rwo kumumenyekanisha. Mu mpera z'ibihumbi 2024 nibwo inkuru yatangiye kuba kimomo ko Shaddy Boo ari mu rukundo na Niyitanga Rene wamamaye nka producer yewe wari ugishakisha uburyo yamenyekana muri muzika nyarwanda. Icyo gihe Shaddy Boo yahishuye ko we na producer yewe bahuriye hanze y'u Rwanda ari naho ngo uyu musore yahereye amwegera agatangira kumutereta. Mu kibiganiro n'itangazamakuru yaba Shaddy Boo na producer yewe bemeje ko bakundana urukundo rwitamuruye kandi ko igihe kiri bugufi ngo barushinge. Gusa abantu bamwe bakimenya iby'iyi nkuru bananiwe kwizera iby'uru rukundo rwa Shaddy Boo n'uyu musore we yarushaga imyaka n'ubwamamare. Nyuma y'iminsi mike bari mu munyenga w'urukundo, ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gusakara inkuru zavugaga ko producer yewe yemeye kwishyura Shaddy Boo arenga miliyoni 6 y'amanyarwanda kugira ngo amwemerere bahimbe inkuru z'uko bakundana. Icyo gihe byari ubihuha byaje guhinduka inkuru mamo nyuma y'uko Shaddy Boo yambuwe ayo mafaranga maze guceceka bikamunanira. Ahereza ubutumwa producer yewe mu majwi yumvikana agira ati, ariko se mushishoje mubona yewe yangirira akahe kamaro mu buzima bwanjye? Yewe ro akazi kararangiye, kumana amafaranga yawe nayo nyikeneye kandi azagufashe kuko muri iki gihe nayo nkeneye. Shaddy Boo yakomeje mu burakari bwinshi agira ati, ariko kandi n'ikindi gihe n'undi musore uwo ari we wese ntazongere kumenyera, ntazigera amenyera ngindo umubyeyi w'abana 2 ngomba kubarira, gumana amafaranga yawe nayo ngikeneye. Producer nawe akimara kubyumva mu gusubiza Shaddy Boo yagize ati, ese namubwiye iki? Avuga ko namwambo yangahe? Ese reka tuvuge ko ahari yaba hari ibyo twapanze. None se koko wakoresha umuntu akajya kuri social media akakuvuga neza kuriya yabikoze, agakora post tukagaragara ahantu hatandukanye turi kumwe n'urukundo rwinshi n'ibindi byinshi, niyo mwamwe aravuganya amafaranga koko wakwanga kuyamwishyura? Hoya, mu magambo make nta kintu numva nge ngomba kwishyura kuko ntago karakazi. Kugeza aha birumvikana ko urukundo rwa Shaddy Boo na producer yewe yari ikinamico yanditse neza igamije kwamamaza uyu musore wari ukiri mushya mu matwi ya benshi. Ku mwanya wa mbere turahasanga urukundo rw'ikinyoma Shaddy Boo yabeshye abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ko akunda n'umudiaspora twahaye izina rya Baringa kuko atigeze amenyekana. Muri 2023 nyuma y'amezi make Shaddy Boo atandukanye n'umusore witwa Manzi usanzwe utuye mu gihugu cya Kenya binyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Shaddy Boo wari umaze iminsi ari kubarizwa ku mugabane w'Uburayi yagize ati, kera kabaye nabonye umugabo bahiga. Aya magambo yacaga amarenga kuri Shaddy Boo ko yari afite umukunzi mushya. Ikinyamakuru igiye mu gutohoza iby'iyi nkuru cyegereye umwe mu nshuti za hafi za Shaddy Boo ngo kimubaze iby'aya makuru maze agitangariza ko Shaddy Boo amaze amezi atari make yakundana n'uyu musore utarigeze amenyekana amazina. Nta byinshi
byigeze bimenyekana kuri uyu musore wavuzwe muri uru rukundo na Shadibu, uretse ngo kuba yari umunyarwanda utuye mu mahanga. Tugarutse kuri urwo ruzinduko Shadibu yari yaragiriye i Burayi, hari amakuru yavugaga ko mu mezi make yari ashize bombi bari bahuriye i Dubai, akaba ari nayo inshuro ya mbere bari bahuye mu buryo bw'imbonankubone, ari nabo baheraniye isezerano ry'urukundo rwabo imbonankubone. Ibya Shadibu n'uwo musore wo mu diaspora twise Baringa byarinze butora uruhumbo ntawe uracirye uwo musore Shadibu yatigeze postinga ku mbuga ze nkoranyambaga. Usibye kubona isura ye gusa, ngayo nguko iby'urukundo rw'agahararo rwavuze hagati y'umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda Mbabazi Shadia wamamaye nka Shadibu n'abagabo batari Meddy Saleh batandukanye mu 2016 bamaze kubyarana abana 2 b'abakobwa. Nitwa Bizimana Dani, iyi ni Bidani Drill, mukomeze muturebe kandi mudukunde.